Rwanda biciye mu kigo cy'imisoro n'amahoro ishami rishinzwe serivisi za Gasutamo. Uko imyaka igenda, serivisi zitangirwa mu biro bya za Gasutamo zarushijeho kuvugururwa, hashyirwa imbaraga zikomeye mu ikoranabuhanga, ariko ibi byose bigakorwa mu rwego rwo kugabanya umwanya munini abakeneye izi serivisi bajyaga bamara. Gusa nanone ntabwo ari ukugabanya umwanya abacuruzi bamaraga ku biro bya za Gasutamo, ahubwo iri koranabuhanga ryanagabanyije amwe mu makosa yakorwaga n'abacuruzi, cyane nk'abakora ubwikorezi bw'ibicuruzwa byambukiranya imipaka. Mbere wasangaga hari nk'abashoferi b'imodoka nini z'ibicuruzwa bakora amagendu bagapakurira ibicuruzwa mu nzira bitaragera iyo bijya, mu rwego rwo kugabanya umusoro bagombaga gutanga. Naho abandi bo wasangaga banyereza ibicuruzwa ku buryo bene byo babiburira irengero. Uyu munsi ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze imyaka igera kuri 5 gitangije ikoranabuhanga iri rizwi nka Electronic Cargo Tracking System, rikoreshwa mu kugenzura imodoka zikoreye ibicuruzwa byambukiranya imipaka, ku buryo imodoka hinyuze hose aho ihagaze icyo umushoferi ayikozeho kuva itangiye urugendo kugeza irushoje, ikigo cy'imisoro n'amahoro kiba kiri kuyireba. Abagana serivisi za Gasutamo z'u Rwanda hari byinshi bashima kuri iri koranabuhanga. Mbere hari harimo ingorane nyinshi ikoranabuhanga ritarabaho. Icyo gihe umuzigo washoboraga kuza ntitumenye aho ugeze, ariko ikoranabuhanga aho rigeze uyu munsi dushobora kumenya aho umuzigo ugeze. Iyo mfunguye electronic single window ushobora kumenya ko imodoka yanjye yageze ku mupaka, kuko mbona ko umuduwani yayikozeho, yayikoreye arrive nkuko nabibabwiye. Kera byaratindaga kuko byari ibintu biri manuel niko nabyita, kwandika mu bitabo, gukora vidarive amajerwa, ugasanga rimwe na rimwe biratinda ku pointage. Ariko ubu ngubu aho ikigo cy'imisoro n'amahoro gishyiriyeho AEO, Authorized Economic Operator, aho gishyiriyeho Gold Card Scheme za Channel, izo regime zose zagiye zidufasha, kuko uri muri izo regime ntago ajya gupakurura umuzigo we ngo akorerwe vidarive bitinde, uzategereze ko amajerwa isinya vidarive iteraho kashe kuyitwara muri serivisi zitandukanye. Ibyo rero bigatuma kuba muri izo regime bigatuma imizigo yacu habaho icyo nakwita endedouanement rapide. Hari impamvu nyinshi zituma u Rwanda rwarashyize imbaraga mu ikoranabuhanga rikoreshwa muri za Gasutamo mu rwego rwo kunoza serivisi zihatangirwa. Uyu munsi mu misoro yose kusanywa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro ikomoka kuri serivisi za Gasutamo iri hagati ya 30 na 35%. Muri za serivisi z'ikoranabuhanga zikoreshwa muri za Gasutamo z'u Rwanda hari nanone izwi nka Electronic Single Window ihuriweho n'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyi yifashishwa cyane mu kumenyekanisha ibicuruzwa, kwishyura imisoro n'amahoro ndetse no gukurikirana ibicuruzwa guhera byinjiye mu gihugu kugeza bisohotse bikajya ku isoko gucuruzwa. Usibye kuba iyi systeme yarafashije mu kugabanya umwanya ibicuruzwa byamaraga muri Gasutamo, yanagabanyije ikiguzi, aho mbere wasangaga abacuruzi bakora amamenyekanisha menshi kuri buri mupaka, ari nako bahatakariza umwanya munini. Kuri ubu rero abacuruzi bamenye umusoro ukwiye bagomba gutanga, ndetse nanone ubuyobozi bwa Gasutamo nabwo bushobora kubika amakuru ajyanye n'ubucuruzi bwabo. Hari uburyo ino single window idufasha kumonitoringa akazi ko karimo gukorwa. Niba umaze gukora akazi umaze gukora warehouse 7 na T1 urashaka ko bihaguruka bikaza, icyo gihe igikozwe kuri iyo dosiye cyose urakibona. Icyo abakozi ba Rwanda Revenue bari Dar es Salaam cyangwa Mombasa ku Cyambu, iyo bakoze kuri iyo dosiye urabibona, ukamenya yuko umuzigo uhagurutse, ukaza ukagera ku mupaka. Wagera ku mupaka, abakozi bo ku mupaka bawukoraho bo muri Rwanda Revenue ukabibona ko babikoze, hanyuma ukarindira umuzigo ko ukugeraho hano majerwa. Iyo bimaze kuhagera n'ubundi dutangira imenyekanisha ryo kugira ngo umucuruzi yishyure umusoro
iyo atawishyuye bikiri ku cyambu, kuko hari options ebyiri. Usora ashobora gusora bikiri ku cyambu cyangwa agasora bigeze hano, ariko icyo mvuga ni uko iyi single window yagerageje kwihutisha procedures zajyaga zikorwa kugira ngo igicuruzwa kigere kuri nyiracyo. Mu kurushaho kunoza ikoranabuhanga rikoreshwa muri serivisi za Gasutamo, andi makuru meza n'ayahari ni uko iyi sisiteme y'ikoranabuhanga izwi nka electronic single window ikoreshwa cyane muri za Gasutamo z'u Rwanda no yavuguruwe yongewemo izindi serivisi ihinduka electronic single transaction portal. Ikirimo gikomeye cyane nuko dushaka guhuza sisiteme zacu za Gasutamo na sisiteme z'ibindi bigo bya leta dukorana nabyo mu rwego rwo kugenzura ibicuruzwa byinjira mu gihugu. Muzi yuko hari inzego zifite inshingano zo kureba ubuziranenge, gusuzuma iby'ubuziranenge. Hari ikigo gishinzwe kureba iby'imiti n'ibiribwa, hari ikigo gishinzwe kureba iby'ubuziranenge bundi cyitwa Rika, n'izindi nzego. Izo nzego zose rero turifuza gukuraho uburyo butuma umucuruzi agomba gukora imenyekanisha rye muri Gasutamo akongera akajya no gusaba wenda ibyangombwa by'ubuziranenge anyuze mu yindi systeme y'ibyo bigo. Turashaka rero guhuza iyo systeme kugira ngo namenyekanisha ibicuruzwa bye bikorwe rimwe, Gasutamo bibone, ikigo gishinzwe ubuziranenge kibibone, ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti kibibone, n'izindi nzego nyinshi mu by'ukuri dukunze gufatanya nazo mu rwego rwo gutanga uburenganzira bw'ibicuruzwa byinjira cyangwa bisohoka mu gihugu. Ryabiri ikoranabuhanga ryashyizwemo imbaraga mu mikorere ya serivisi za Gasutamo ndetse n'ibindi byose byakozwe mu rwego rwo kugira ngo serivisi zihatangirwa zirusheho kunogera abacuruzi. Kugira ngo icyagarukwaho ni amavugururwa agenda akorwa munsi ku wundi n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Ni amavugurura rero abafatanyabikorwa twishimira cyane. Ugereranyije rero system twari dusanganywe nayo herutse kuvugururwa, aho wasangaga ifite za limit, umubare ntarengwa w'abantu bagomba kuwugiraho kwinjira muri system. Abantu rero iyo binjiraga icyarimwe byatumaga network igenda gahoro, bigatinza service, ndetse hakaba hari n'umubare ntarengwa. Uyu munsi rero turishimira cyane intambwe irimo guterwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, by'umwihariko ishami rya Gasutamo, aho system irimo kwagurwa, inzego zitandukanye nk'uko nabivuze, zaba iza leta ndetse by'umwihariko noneho n'abacuruzi ubwabo bakazaba bafite uruhare, bafite icyumba bagenewe muri ya system, aho bashobora kurebera amakuru, aho bashobora kubona aho umuzigo wabo ugeze, aho bashobora gukurura amakuru yawe igihe cyashize, aho kugira ngo nanone boye batonde umurongo banyura kumudekarara kugira ngo basabire ya makuru muri Gasutamo. Ni system rero izabifashije cyane, ndetse n'inzego za leta nyinshi zitandukanye zizaba zifitemo ibyumba byabugenewe kugira ngo ubufasha twasabaga muri za nzego zitandukanye, yaba muri RDB, muri Rika, FDA, nanone tubusabe muri system imwe twese duhuriyeho. So ni system nziza rero, kandi turizera ko ayo mavugurura narangira bizakomeza noneho bigafasha mu kwihutisha akazi, mu korohereza abasora ndetse no kwakira umusoro. Naha dusoreje gahunda y'ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Ni ikiganiro twibanze kuri zimwe muri serivisi z'ikoranabuhanga zikoreshwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, by'umwihariko mu ishami rishinzwe za Gasutamo. Ni ikoranabuhanga ryatanze umusaruro ukomeye urimo no kugabanya umwanya munini ibicuruzwa byatindaga muri za Gasutamo, ndetse no kumenya umusoro ukwiye abacuruzi baba bagomba gutanga. Hari igitekerezo wifuza kuduha, duhamagare ku murongo wacu utishyurwa w'ikigo cy'imisoro n'amahoro 3004, cyangwa se nanone uduhamagare kuri 0788 18 56 60.